kubasuhuza mwe mukomeje gukurikirana Ndizi Note. Iyi ni channel ibagezaho amasomo y'umuziki nkuko dusanzwe tubimenyereye. Nagarutse nanone n'isomo rya piano. Ntabwo twaherukaga ariko tuje mu gice cya kabiri ku isomo rya piano. Abanyeshuri banje barabizi. Bibutsa yuko ushaka kuba umunyeshuri wanjye wareba muri description ukabasha kuba wanyandikira kuri nimero uri kubona aho ngaho muri description ni za WhatsApp, ntabwo ari call. Ku banyeshuri mukunda kuba mwamamagara ntago bijya bikunda. Izo nimero mubasha kubona ni nomero dukoresha kuri WhatsApp. Yes, twakomeje rero. Ni igice cya kabiri kuri piano tugiyemo. Ngiye kubereka amakode 4 y'ingenzi ushobora gucurangamo indirimbo nyinshi kandi zishobora kugufasha cyane hano hanze. Abanza nzibacurangire indirimbo. Nyihanganira ku bw'ipiano ifite ikibazo. Nyibutsa wongere unyibutse imbyibagirwa mwami uza nyibutse mbyutsa kare niwemere ko ndyamira mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye. Nyibutsa wongere unyibutse imbyibagirwa mwami uza nyibutse mbyutsa kare niwemere ko ndyamira mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye. Iyo ni indirimbo ya mbere. Uko bingana mwami wanjye mwiza unkunda unyihaye nguhaye ibyanjye nguhaye ibyanjye uko bingana mwami wanjye mwiza unkunda unyiharire. Yes, amakode ndimo ndakoresha na amakode 4 yonyine. Ku ndirimbo ya mbere nyibutsa nakoresheje kode zigera muri 3. Kuri indirimbo ya kabiri ni indirimbo yo mu gitabo nakoresheje kode 4. Izo kode ni izi. Ku ndirimbo nyibutsa nakoresheje nyibutsa si nyibutsa wongere unyibutse imbyibagirwa mwami uza nyibutse. Nakoresheje C major code. Ni code ya mbere iboneka muri key ya C. Bibutsa yuko turi gucurangira muri key imwe na makode yibanze agera kuri 4 tugiye kureba. Key turimo ni C major key. Amakode yibanze 8. Code ya mbere ni C major code. C major code dufatira inota rya C. Sorry gato. Dufata iri nota rya C tugafatira inota rya I tugafata G
ngo twese tubashe kuba twabireba. Sinzi niba muri kubireba neza, banje kubibandikiraho kugira ngo tubashe kuba twabireba twese neza. Kuvuga ngo inota rya C, irya E ndetse n'irya G, n'amanota atatu agize kode ya C. Iyi ni C major chord, ni first chord muri C major key. Amanota agize iyi C major chord ni C note, E note ndetse na G note. Then noneho tukazikinira hamwe with our left hand position. Yes, code ya kane ni F major chord. F major chord, turaza n'ubundi kuri scale turebe C, D, E, F. F note ni ya mbere, hanyuma A note ya gatatu, then hakaza C note. C note ni ya gatatu, then nazo tukazikinira rimwe. Then noneho for the both hands, this is the F major chord. F major chord ni kode yindi ikurikiraho, ariyo kode ya kane. Kode ya gatanu ni G. Ubwo turajya ku inota rya G, G, B, D. Yes. Then noneho kode ya gatandatu ni A minor chord. Noneho dufite practical work. We have a practical work. For this practical work, turakina C, 3 and 4, then to the F, 2, 3 and 4, to the G major chord, kode ya gatanu, to the A minor chord. Kambibereke neza kugira ngo tubashe kubireba twese neza. Yes, rengi ya C major chord nabwiraga. Yes, to the F, the G, to the A minor chord. Ugenda ubisubiramo C, 3 and 4, F, 1, 2, 3 and 4, and G, 2, 3 and 4, and A minor, 2, 3 and 4. Noneho tujya gucuranga nyibutsa. Wongere unyibutse, F. Imbyibagirwa, G major chord. Mwami uza nyibutse, C major chord. Byutsa kare, C major chord. Iwemere ko ndyamira, F major chord. More mvuga ineza yawe, G major chord. Kuzima bwanjye. Yes, nyeka ko imyitozo cyangwa se isomo ry'uyu munsi ribashije kuba ryakumvikana. Ndabasaba ngo mukomeze mukore imyitozo kugira ngo mubashe gukomeza gutera imbere. Tuzakomeze mu isomo ritaha.